Bene data rero, ndaje kubabwira ngo mwe kwiringira iby'isi, mwe kwiringira ibyo urebesha amaso bifite iherezo, we kwiringira umunezero ufite uyu munsi utarimo Yesu ufite iherezo, amafaranga ufite uyu munsi atarimo Yesu afite iherezo, we kwiringira amazu meza uri kuryamamo uyu munsi atarimo Yesu afite iherezo, we kwiringira icyubahiro ufite uyu munsi kitarimo Yesu gifite iherezo. Nzajyana mirimo ki? Reba mu Kristo, reka dukundane abantu bagira urukundo. Ibaze kuba uturanye n'umuntu akamena ibiryo ashonje, imyambaro ikaborera muri mare, afite abana bambaye gusa ntubambike nawe ubwe ntumwambike. Ibaze kubona ufite ibyo gufasha mugenzi wawe ukaba utamufasha. Turi kujya he? Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro nibane namwe. Ni Eli nk'ibisanzwe ugarutse ku Bifatika TV. Yesu Kristo niwe wivugiye aravuga ngo ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Wakibaza ngo kuki Kristo yakoresheje iri jambo ngo ni nge muzabibu mwege mukaba amashami? Buriya ishami ryose ngo iyo riri ku giti, ubuzima bw'ishami kugira ngo ribeho ritoshye rimeze neza, nuko riri ku giti kizima cyavomerewe, imizi yagiye mu butaka igashoramo hasi ikakogota amazi n'ifumbire byo gutunga ayo mashami. Bivuze ngo Kristo niwe giti cy'abantu yaremye cy'abakristo. Iyo uvuye muri Kristo uruma uko byagenda kose. Iyo uvuye kuri Kristo uko byagenda kose uruma. Yo Kristo rero, Kristo avuga ngo ni nge muzabibu w'ukuri. Impamvu twisanga mu mafuti, impamvu twisanga mu makosa, impamvu twisanga tuneshejwe, impamvu twisanga dutsinzwe, nuko tuba tumaze kuva muri Kristo ku muzabibu w'ukuri. Niyo mpamvu usanga ibyaha bimwe na rimwe bidufata, tuba twamaze gukora ikosa tukava ku muzabibu. Kristo yaravuze ngo niwe muzabibu w'ukuri, natwe turi amashami. Narimba urugero, igiti cyose kugira ngo amashami agaragare ko atoshye ku giti, ni isoko ituma isoko ituma kigaragara neza iva ku mizi y'igiti cyashoye kikajya gushaka amazi n'ifumbire y'imizi. Iyo mizi yashoye hasi ijya gushaka, bigatuma ya mashami, kuko icyo giti cyavomereye neza cyangwa cyashakishije ibigitunga, bigatuma n'ayo mashami agaragara nk'ameze neza. Bivuze ngo natwe kugira ngo tubone ubuzima nyabuzima, umukristo kugira ngo abeho afite ubuzima nyabuzima, bumurinde isi tugezemo, bimurinde ibyaha turi kwinjiramo, bimurinde isi y'akaga turi kwinjiramo, bimurinde amakuba turi kugenda twinjiramo, nuko agomba gushorera imizi ye muri Kristo Yesu. Nudashorera imizi muri Kristo Yesu, ibyaha byose by'uburyo bwose bizakomaho. Niyo mpamvu uyu munsi turi kujya ukareba umuntu yari umukristo cyangwa yasaga n'umukristo, mu gihe gito cyane wajya kureba ukabona yabaye nk'abandi, yakoze ikosa ava kuri Kristo. Iyo ukoze ikosa ukava kuri Kristo kandi ari we muzabibu, isi irakota, uhita ugaragarira hanze, ibyiringiro ubu bitakaje, ihumure ryavaga mu ijambo ry'Imana ubu ritakaje, ihumure ryavaga mu mvugo y'ijwi ry'Imana ubu yitakaje, ibyiringiro by'ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza ubu bitakaje. Ukimara gutakaza kuva kuri Kristo gusa, ubu wikururiye umuvumo n'akaga. Rero bene data, muze duhungire muri Kristo, kuko niwe banze ryo kwizerwa. Kristo niwe ufata ibitariho akabirema bikabaho. Rero niba ibintu twirukamo by'ubuzima n'ubutunzi ni byiza kubishakisha, bye kudutandukanya n'umwami wacu Yesu, bye kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo, bye kuntandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko ibi bintu byose twirukamo bifite iherezo, ariko muri Kristo nta herezo rihari. Tuzabana nawe muri ubuzima na nyuma y'ubuzima. Haleluya, Imana ishimwe. Tuzabana na Kristo na nyuma y'ubuzima. Rero ndabakangurira nikangurira twe kuva ku muzabibu w'ukuri,
kuko kandi ngo ijambo riravuze ngo ni nge muzabibu w'ukuri, kandi ni nge muzabibu w'ukuri. Umva yewe mwene data, wowe ufite ibikugoye, wowe ufite ibyo uri kwirukamo bidafite umumaro, byo gutuma shitana kwica, Kristo niwe muzabibu kandi niwe nyiricyo, niwe mucyo w'isi. Kristo niwe muzabibu, ngo umuntu wese uri muri we naguma muri we, amagambo yakaguma muri Kristo. Mbese amagambo yawe uri kuvuga uyu munsi ani magambo ki? Ni amagambo asingiza Kristo, ni amagambo ahamya Kristo, ni amagambo atarimo urwango, ni amagambo atazana amacakubiri, ni amagambo atarimo ibintu biyobya abantu. Ureba amagambo uri kuvuga muri iki gihe mu buzima nk'umukristo, mu buzima bwacu, urebe amagambo uri kuvuga cyangwa ayo uri kwakira, aratuma ukomeza urugendo rujya mu ijuru, aratuma ukomeza urugendo rujya i Siyoni, aratuma Imana ikureba neza. Nubona uri kwakira amagambo mabi, nubona uri kuvuga amagambo atugutandukanya na Kristo, witandukanye n'ikibi, witandukanye n'ingeso mbi, witandukanye n'imikorere mibi ya shitani, ahubwo wubahe Imana unayubahishe aho utuye n'aho ugenda, kuko Kristo niwe muzabibu kandi nyirawo niwe uwuhingira. Mwene data, ntuve ku muzabibu. Yesu yitangariza aravuga ngo ni nge muzabibu, nimuguma muri nge. Ubundi umuntu aguma, reka turebe ingorane z'umuntu wavuye muri Kristo. Uyu uvuye muri Kristo, si ubundi kuki ijambo ry'Imana riduhatira kuguma muri Kristo? Nuko muri Kristo hari ubuzima bw'umutekano, bw'amahoro, bw'ibyishimo. Muri Kristo nta mushiha uhaba, muri Kristo nta moko ahaba, muri Kristo nta shyari rihaba, muri Kristo nta rwango ruhaba, muri Kristo nta kuronda akarere bihaba. Muri Kristo hari ubuzima bwa none n'ubuzaza. Muri Kristo abantu bahaba batuje, muri Kristo abantu bahaba bakundana, muri Kristo abantu babamo bumvikana. Yuri muri Kristo uba ufite byose. Ariko ingorane kuva muri Kristo, shitana aguteza ibyaha by'uburyo butandukanye, iby'ubusambanyi, iby'ubujura, ibyo kwiba, iby'amoko, ubugome, kudakunda bagenzi bawe, kwikunda ubwawe, kuba igisambo, kunywa ibiyobyabwenge bikagutwara mu mangereza atandukanye. Mwene data, yuri muri Kristo ho uba ufite ubuzima. Ariko ingaruka zo kutaha muri Kristo, wisanga uri umuntu uhora ukemangwa, ushakishwa, ndetse rimwe na rimwe n'inzego za leta ziba zigushakisha bitewe n'amaderego ukora, bitewe n'ibyaha. Rero yuri muri Kristo ni nko kuba muri Kristo ni ubuzima. Ahubwo umuntu utari muri Kristo ni nka kwa kundi ushobora kuba ahantu utuye haba imibu myinshi, udafite supaneti, imibu yose irari kurya. Ariko yuri muri Kristo ubu biri mu bwihisho bw'isumba byose, ibiguteye, haleluya, bisanga uri ubundikiweho amaraso ya Kristo. Ibyaha byo bije bisanga uri mu maraso ya Kristo, ibikurwanya n'ibishaka kugutera yo bije bisanga uri mu maraso ya Kristo. Noneho bikaburaho byinjirira bigutera, bikaburaho byinjirira bigukoresha ibibi, bikaburaho byinjirira biguteza umujinya, bikaburaho byinjirira biguteza amoko, bikaburaho byinjirira biguteza ishyari, bikaburaho byinjirira biguteza urwango, bikaburaho byinjirira biguteza kugambana no kwanga. Rero guma muri Kristo nawe agume muri wowe. Ibi bintu byose dushaka ni byiza, ariko ntibyaguha ubuzima, ntibyaguha umutekano, ntibyaguha ibyishimo. Ibyishimo nyabyishimo biri muri Kristo, amahoro nyamahoro ari muri Kristo, ubuzima nyabuzima buri muri Kristo. Kristo yivugira ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, uzajya kwa Data atari njye umujyanye. Bishatse kuvuga ngo rero inzira uri gucamo zirebe, niziri kukujyana mu bugingo cyangwa ziri kukujyana mu kurimbuka. Inzira ndi gucamo nzirebe, ziri kunjyana mu bugingo cyangwa ziri kunjyana mu kurimbuka. Nusanga ziri kujyana mu kurimbuka, ugarukiraho. Kristo aracyateza amaboko, Kristo aracyari umunyembabazi, Kristo aracyari umunyabuntu, Kristo aracyagira neza, Kristo aracyababarira. Mwene data, shitani ntakwice ngo akwereke ngo hari ibyaha Kristo atababarira. Ibyaha byacu niyo byatukura tukutuku, amaraso ya Kristo abaza kubyeza nk'ubwoya bwa shelegi. Kandi rwose ntiwicire urubanza, ntiwicireho iteka. Kristo yamazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiwe. Kristo ntabwo yaje gushaka abazima, yaje gushaka abarwayi bamaze gukora ibyaha. N'ibyaha byose naba narakoze cyangwa waba ukora byose wizanye imbere ya Kristo, ubona ubuzima, witwa umwana w'Imana. Rero ntuwikatire, ntiwitenge, garukiraho. Ubu buzima iyi si turi kwinjiramo ntago wayishobora utari muri Kristo.
kuko ibihumuriza biva mu Mana bitandukanye n'ibiva mu buzima mu bantu bo muri iyi si. Bihumuriza Imana itanga, ijambo Imana ivuga ku buzima bwawe ruta iry'abantu bavuga. Umunezero Kristo yaguha bitewe n'uko uri muri we uruta uw'abantu, kuko isi yo n'ubundi ihora ikereye ibibazo, ikereye intambara, ikereye ibintu byo kutubabaza, ariko iyo turi muri Kristo tubibona nk'ibibambwe, nabyo byatureba bikabona tubambwe. Rero ni ukuvuga ngo ibyaha birimo hanze aha ntabwo wabishobora kubyirinda utari muri Kristo. Ni ingorane zira n'amakuba n'intambara n'impuha z'intambara ziriho, ntabwo washobora gutekana utari muri Kristo. Ariko uri muri Kristo wibuka icyo Imana yavuganye nawe, ukibuka ko niyo wapfa uri umukristo, ukibuka ko niyo wapfa nyuma y'ubuzima hari ubundi, ukibuka ko muri Kristo hari ubuzima nyabuzima. Rero niyo Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo iyo ndeba ibyaha mbibona nk'ibibambye, nanjye iyo bindeba bimbona nk'ubambwe. Rero mwene data, muze tuve mu byaha tubigaragare, tujye mu murongo ukwiriye Imana dushakamo. Ibyaha nibitubona bidutinye, n'ibyaha by'ubusinzi nibitubona bibone twebwe bitatwegera, iby'ubusambanyi, iby'ubujura, iby'amoko, ibyo kugira nabi, iby'urwango, iby'inzangano, nibitureba bibone twarahindutse. None byamara iki uba mu rusengero ariko utarahindutse? Byakoza kumarira iki gutanga ibya 10 n'amaturo ukigira ironda koko, ukigira amoko, ukigira urwango, udakundana, utagirira ababaye ngo ubafashe, abashonje bagaburire? Byazamarira iki kuzisanga muri rya jambo rivuga ngo mwumve imbere mwabivumwe mesi neze kubamenya? Wararirimbye, waratuye amaturo, waradiyakonye, wari pasiteri cyangwa umushumba, byazaba bikumariye iki? Ese wowe watunze ibyisi byinshi, ufite ubutunzi, bwazakumarira iki ku munsi wo gutaha kwawe udafite ikimenyetso kiriho amaraso ya Kristo, utarakiranutse, utarakijijwe, utarihannye ibyaha? Byazakumarira iki? Ko iherezo ry'umuntu nyuma y'ubu buzima ko hari ubundi urangiriye muri ubu buzima bwose bwo kwinezeza bwo mu isi, imbere ukazababara, byakumarira iki? Ihane, isanga Kristo niwe buzima, isanga Kristo niwe banze ryo kwizerwa. Ijambo ryatubwiye muri Yohana ibice 15 n'umurongo waho wa 5, avuze ngo ninge muzabibu, umuntu uri muri nge naguma muri nge. Ni umva guma muri Kristo niho hari ubuzima. Shuti yanjye, shaka Kristo niwe buzima bwa none n'ubuzaza. Isi yagusetsa none jikakuriza, isi yansetsa none jikandiza, isi yakwereka ko ikunezerewe ejo ikakwigarika. Abisi niko tumera, ariko Kristo wawe ukennye aragukunda. Waba uri mu byaha, yuje uko waje kose arakwakira. Waba ushonje araguhumuriza, waba ufite umubabaro watawe n'abisi n'isi, Kristo waragukurura. Waba uri umutindi nyakujyaho hasi, Kristo we yuje ushaka gukizwa arakwakira. Urwego rwose waba uriho ushaka Kristo uramusanga akakwakira. Ntareba akarere, ntareba igihugu, ntareba amoko, ntareba aho wavukiye, ntareba ubutunzi. We yushaka yuje uciye bugufi, uko waba uri kose witwa umwana w'Imana. Izina ry'Imana yambwiye icyubahiro. Mwene data rero, ndaje kubabwira ngo mwe kwiringira iby'isi bifite iherezo. We kwiringira ibyo urebesha amaso bifite iherezo. We kwiringira umunezero ufite uyu munsi utarimo Yesu ufite iherezo. We kwiringira amafaranga ufite uyu munsi atarimo Yesu afite iherezo. We kwiringira amazu meza uri kuryamamo uyu munsi atarimo Yesu afite iherezo. We kwiringira icyubahiro ufite uyu munsi kitarimo Yesu gifite iherezo. Uzajyana mirimo ki? Nzajyana mirimo ki? Reba mu Kristo, reka dukundana, abantu bagira urukundo. Ibaze kuba uturanye n'umuntu akamena ibiryo ashonje, ibaze guturana n'umuntu imyambaro ikaborera muri mare, ufite abana bambaye ubusa ntubambike nawe ubwe ntumwambike. Ibaze kubona ufite ibyo gufasha mugenzi wawe ukaba utamufasha. Turi kujya he? Uyu munsi hari ibintu nagiye mbona, ugasanga umuntu n'umukene wamuhaye akaraka wenda ko kugufurira imyenda, uri umukristo ndetse rimwe na rimwe nagiye mbibona, ugasanga wa muntu uramuhemba ya mafaranga nyine nawe urayumva yo gufura bari makeya. Wajya kujya mu saa sita mugiye kuri lunch cyangwa ku meza mu rugo rwanyu, wa muntu ntimumugaburire kuri bya biryo, kandi urabizi mu mafaranga uri umuhana y'ubwayo nta kintu kirimo, ni make. Mukajya ku meza kandi ngo uri umukristo mukamusiga hanze.
bene data twe gucumuzwa n'ibiryo ibi byo kurya. Ese ubundi ko mu gitondo uza kubyuka wenda niba yaje kuwa gatandatu ko ariho bakunda no kubafurira, ku cyumweru akakubona ufashe Bibiliya, azavuga ko ukijijwe koko? Twe kujya kubwiriza ibintu bye bihambaye kandi dusize ahubwo ibifatika byatuma abantu bemera ko twahindutse twakiriye Kristo, tubisize ku marembo yacu, tubisize mu ruhande rwacu, tubisuze ku baturanyi. Wari ubwo ukajya gushaka ibituma abantu bakubonera mu nsengero wigaragaza. No, umuturanyi, umuntu wahamagaye ashonje akagufurira, urumva ko ayo mafaranga ntafatika, ndabisubiramo, mwajya ku meza mukarya neza mukamwihorera, kuko ubwo turi kujya mu ruhe rugendo. Kandi wasanga ubikora uri umudiyakoni, wasanga ubikora uri pasiteri na pasitarine, wasanga ubikora uri umushumba apotere ndetse n'ibindi bitandukanye, wasanga ubikora uri umukirisitu. Garukira ibiryo nabyo, ibiryo biducuma no gukiranuka ku biryo bitunani. Bakristo twe kugendera mu kigare, ejo tutazayisanga Bibiri kutubwira ngo nimumve imbere sineze kubamenya. Dore ko birivuga ngo igihe wagemuraga wa muntu wari ushonje ninge wari ugemuriye, igihe wagaburiraga wa muntu ninge wari ugaburiye, igihe wambikaga wa muntu wambaye ubusa ninge wambikaga. Rero muze dukora imirimo tuzahemberwa, apani yo kwinezeza, apani yo kugira ngo abantu batubone, ukiyemeza amafaranga menshi cyane mu rusengero ufashe mikrofone kugira ngo abantu bagutinye banakwemere ko ari aho ugeze, kandi umuturanyi wawe wasize bari kumusohora mu nzu cyangwa nta n'ibyo kurya afite, n'abana babona bambaye ubusa ndetse nawe yambaye ubusa, ukaba utabitanga mu baturanyi ukabijyanaho ufata mikrofone kugira ngo batubone. Bibiri iravuga ngo nutanga ukuboko kw'iburyo ukw'ibumoso niko ukabimenye. None turi gukora imirimo imeze nko kwiyamamaza. Mwene data tugarukiraho tutazisanga twararuhiye ubusa. Ese naba nararuhikiye amajoro waraye, bwa butayu waraye, rwazanze kwa kuririmba turirimba dutanga n'imisanzu, twazaba twararuhiye iki? Tutasanze twarakoze imirimo Imana ishima kandi yemera, waza wararuhikiye amajoro wagiye urara. Garukiraho mwene data, twige gukora neza, kuko gukora neza nta mategeko abihana. Twige urukundo, gukundana, kunde mwene so, kunde umuvandimwe. Nibi bintu shitani yagiye aroha mu bantu n'abazungu babifatikanyije nabo, bafatikanyije na shitani by'amoko. Imana irema yaremye umuntu uzana ubundi bwoko butandukanye. N'ubu mbubu sindamenya yabikura, kugasanga umuntu ari kurata icyari cyo. Ubundi ibyo bintu bivaye Imana ko Bibiri itwereka ko haremwe umuntu, uwo muntu yaje kuvamo Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa gute? Ibyo ni ibintu byo kukwica mu mutwe, ni ibintu byo kukwangiriza, maze nta n'isoni ukumva uri fiyeri y'ibyo bintu. No, dukizwe, shitani ye kutwica, kuko Imana yaremye umuntu umwe wenyine. Abazungu bazana ibindi natwe twumvira shitani, bafatanyije na shitani. Ugasanga abantu turi kwicamo ibice, ugasanga nturi gukunda mwene wanyu, urashaka no gukunda umuturanyi, ugasanga nturi gukunda umuvandimwe. Ubundi ibyo bintu wakubaza ngo wabikuye? Umuntu uko ari ashobora kuba muremure cyangwa mugufi, iyo umuntu abayeho neza ashobora guhinduka isura bitewe n'ubuzima akuriyemo cyangwa habaye. Ibintu by'amoko mubijugunye kure mu izina rya Yesu. Dukundane, tubumwe, ndabisubiramo, tubumwe. Abakristo tubumwe, abatarakizwa namwe dukundane, abantu babumwe. Ubundi Imana yaremye Adamu, ntabwo yavuyemo abantu bose tugenda turema. Ubundi ibyo bintu nibyo kudutandukanya. Abakristo muze abantu muze turwanye kibi, tube abakristo nyabakristo, tube abakristo nyabakristo. Abantu ni Kristo aravuga ngo niwe muzabibu. Nutaba muri Kristo uziremamo ibice, uzayoborwa n'amashyari, uzayoborwa n'ayo moko navugaga, uzayoborwa n'urwango, uzayoborwa no kutagira urukundo, uzayoborwa n'ishyari, uzayoborwa n'umujinya, uzayoborwa no kugira nabi, n'ubusambanyi n'ubusinzi bizakuyobora, kuko utari muri Kristo. Ariko reka ngurangire urufunguzo rw'ubuzima bwa none n'ubuzaza, ni ukuguma muri Kristo nawe akaguma muri we. Aravuze ngo amagambo yanjye azaguma muri we. Ni ukuvuga ngo ntuzavuga ibiteye isoni, tuzarata ibiteye isoni, tuzarata ibintu bidafatika, kuko uzaba uri muri ku rufatiro ari rwo Kristo. Ndabashimiye. Yari Eli warubazana ijambo ry'Imana ku Bifatika TV kugira ngo rimfashe namwe ribafashe, rivuga ko Kristo ari we muzabibu kuri,
kandi mugume muri we, gumye kuri uwo muzabibu, abafite ubuzima bwa none n'ubuzaza, kandi ntabwo anyeganyezwa n'imiyaga n'imiraba byose bije. Iyo bije bisanga ahagaze ku rutare aribwo Kristo, asanga akomeye, ntabwo ajyanwa mu kigare, ntajyanwa aho ashakwa, aho abantu bashaka, kuko aba yaramaze gusobanukirwa akamenya ngo nahisemo Kristo, nzanjye ngomba kugaragaza ko ndi umukristo. Rero bavandimwe bene data, mwebwe bene data mudukurikira kuri Fatika TV, turabakangurira kubaha Imana no gukunda ijambo ry'Imana no kugira urukundo, kuko Kristo nta yaremye umuntu umwe amuremamo umuntu umwe, uwo muntu ni we wenyine, nta wundi we twabona. Bibiliya yigeze ivuga ko yigeze aremwa nyuma yaho. Rero shitani ye kutwica, aducama ibice, atuvangura, adutandukanya, ahubwo muze twubaha Imana kugira ngo tuzabone ubuzima bw'ubugingo buhoraho, kuko nyuma y'uko gupfa k'umuntu kwa none ko uri mu isi imbere hari ubundi buzima, hari ubundi buzima bw'abakirisitu, hari ubundi buzima tuzinjiramo, kandi ubwo buzima buruta ubw'uyu munsi. Ubwo buzima nibwo bwiza kurusha ubw'uyu munsi. Duharanire kuba abakristo nyabakristo, duharanire gukundana, duharanire gukizwa, ukunde mwene so nk'uko Kristo yadukunze, mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Turabakunda, turagushimiye Uwiteka Mana yacu kubw'ijambo ruduhaye kuri Fatika TV. Turasenze kugira ngo iri jambo rigire umumaro kubaryumva, ryubaka imitima yari isenyutse, kandi ijambo ryawe kuko ari uvuze ngo niwe muzabibu kuri, kandi ukavuga ngo tugume muri wowe, uduhe kuguma muri wowe. Tubonye ingaruka zo kutaba muri wowe ko ari nyinshi, rero dukomeze tugume muri wowe, kandi twubakanywe nk'amabuye mazima, kandi duhe gukomerera mu byo twizeye, n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.